Muraho neza nshuti zanjye zo kuri Star 204 TV, ni kwa Koko Yambi Yambi, tuguhaye ikaze. Niba ari ubwa mbere tugiye kubana, kora subscribe kugira ngo ikindi gihe uzajye ubana natwe ubone ibiganiro byacu, kandi wibuke gukora ku nzogera kugira ngo uzajye ubona notification igihe dushyizeho ibiganiro bishya. Uyu munsi rero nta gutinda, turaganira ku ruhu. Abantu benshi bajya bagira ibibazo by'uruhu, ugasanga umuntu agira ibiheri byinshi, ndetse ibiheri byamara gukira ugasanga asigaranye inkovu, cyangwa se ugasanga afite ibiheri, afite inkovu, byose byarivanze. Hanyuma ibiheri bishobora guterwa n'ibintu bitandukanye, ibiheri byo mu maso bishobora kubiterwa n'imyaka ugezemo, cyane cyane ku ngimbi n'abangavu. Iyo imisemburo itangiye guhinduka kuba myinshi ushobora kugira ibiheri. Ibiheri kandi ushobora kubiterwa n'amavuta, wenda ukaba wahindura amavuta cyangwa se ukaba wisiga ariya amavuta atukuza akaba yagutera ibiheri. Ibyo biheri bikaba byatuma usigarana inkovu zirabura. Ikindi kandi ushobora kugira allergie ku kintu runaka, nabyo bikaba byatuma ugira ibiheri. Hanyuma kandi ibiheri ushobora no kubiterwa n'ubwoko bwawe bw'uruhu, uruhu rwo mu maso, dore ko haba ubwoko butandukanye. Hari ubwoko bw'uruhu rw'amavuta, hari uruhu rwumutse, hari n'uruhu ruri moyenne, usanga rutumutse cyane kandi rutanafite amavuta menshi. Uruhu rufite amavuta ikizarukubwira, uzasanga ari wa muntu ugira utuntu tw'umweru ku ruhu, ugasanga tumeze nk'uduheri dutoya, cyane cyane ku izuru. Ku zuru wakoraho uramutse ukanzeho ukabona harimo kuvamo utuntu tw'umweru, uriya muntu aba agira uruhu rw'amavuta. Hanyuma ikindi kintu cyakwereka umuntu ugira uruhu rw'amavuta ni igihe wisize nka puderi, ariko nyuma y'iminota mike ukabona wagize icyokere, ukabona ya puderi itangiye kurengerwa n'icyokere ugasa n'uyaga. Biriya biterwa n'uko nyine uba ufite uruhu rw'amavuta. Urundi ruhu rero rwumutse ni rwa ruhu uzasanga nta mavuta ruraho. Kenshi na kenshi iyo urufite no ku mubiri usanga ufite uruhu rukanyaraye, ndetse igihe kinini ugasanga ni umuntu ufite iminkanyari kandi akiri muto. Hanyuma kandi uruhu ruri moyenne ari narwo rwiza cyane, usanga nyine ntabwo rurimo amavuta menshi kandi nta nubwo rwumagaye. Ubwo rero ngiryo itandukaniro ry'impu. Hanyuma rero tugere kurebera hamwe, ntimuhangayike, waba ufite uruhu rw'amavuta, waba ufite urwo rwumagaye, tugiye kurebera hamwe ukuntu wabigenza kugira ngo niba urwaye ibiheri, cyangwa se niba ufite inkovu watewe n'amavuta, cyangwa niba ufite amabara ku mubiri, tugiye kugufasha uyu munsi tuyakureho mu buryo buri naturel. Tukubwire ukuntu ushobora ibintu biri naturel wakoresha, hanyuma ukagira inzobe nziza y'umwimerere. Turakenera umuneke, dukenere ubuki, hanyuma dukenere n'igisheke. Ukuntu rero turi butegure uyu muti wacu cyangwa se uru ruvange tugiye gukora kugira ngo twivure ibiheri n'amabara n'inkovu, turafata umuneke tuwutonore tuwunombe. Nitumara kuwunomba umaze kunoga, turashyiramo utuyiko 2 tw'ubuki, ubuki buyunguruye. Hanyuma nitumara kudushyiramo, dushyiremo amazi y'igisheke. Igisheke byumvikane ko nyine uba wagikamuye, uburyo bwose wakoresha, ushobora kugisya muri blender kugira ngo ubashe kubona umutobe wacyo. Hanyuma nyine ugafata wa mutobe utari mwinshi, ukawusuka muri rwa ruvange rw'umuneke ndetse n'ubuki, ugakoroga kugeza igihe bibereye igikoma, bikamera nk'igikoma. Hanyuma rero ukoga neza mu maso. Mbibutse ko burya koga nabyo bigira umumaro, kugira isuku ku ruhu ukarwitaho, bigira umumaro cyane kugira ngo uruhu ruse neza. Ubwo rero wamara koga mu maso ugafata rwa ruvange rwawe
ukarusiga mu maso hahandi hari ibiheri, hari inkovu, ahantu hose ushaka ko uruhu rwawe rusa neza, ukagenda umasa buhoro buhoro uhereye mu gahanga umanura ku izuru, ahantu hose ugasiga rwa ruvange rwawe, bifataho bikagufataho, hanyuma hagati y'iminota 15 na 20 ugafata amazi meza ukayoga mu maso, ubundi ukisiga amavuta usanzwe ukoresha. Icyo gihe uzagira uruhu rwiza 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 rukeye kandi runoze. Dushobora no kubabwira ko uruhu rwo ku ntoki, hari abantu bagira gutya bakagira uruhu rukomeye rwo ku ntoki, cyangwa se bafite ya mabara batewe n'amavuta, ukuntu ushobora kubigenza, aho ushobora gukoresha ibintu bitandukanye. Ushobora gufata ikirayi kituzi ukagifata ari kibisi ukagihata, noneho ukakirapa ukoresheje rape karoti, cyangwa se waba ufite blender ukagisya, noneho ugafata ikiyiko kimwe kinini cy'isukari, uba wahase ikirayi kimwe kinini, ugafata ikiyiko kimwe cy'isukari ukakivanga muri cya kirayi cyawe waseye, ukabivanga kugeza isukari yenze, hanyuma ugafata rwa ruvange rwawe ukarusiga ku biganza, ku maboko, ariko cyane cyane ku biganza niho hakomera. Noneho nabyo ushaka kubirekeraho iminota hagati ya 15 na 20, ubundi iyo ukarabye ugira ngo rwose baguhinduriye. Ibi bintu ushobora kubikora 2 mu cyumweru bitewe n'umwanya ufite, ukabikora muri icyo gihe uzagira uruhu rwiza rwo ku biganza. Uru ruvange kandi ushobora no kurukoresha mu maso nk'uko twabivuze. Ushobora kurukoresha mu maso, narwo ukaba warukoresha mu maso, narwo ruvura amabara y'umukara. Ikindi kintu ushobora gukoresha, ushobora gufata amazi ukayarazamo kokombure, ukayiraza mu mazi, bibaye byiza wayaraza muri firigo, ubaye utayifite wareba ahantu hakonje ukayaterekaho ku buryo bucya amazi ubona asa nk'umweru kubera kokombure iba yagiyemo. Ayo mazi rero uko uyakoresha uyoga mu maso, iki gihe nyine uba ushaka kugira uruhu rwiza rwo mu maso, ukayoga mu maso, hanyuma ibyo ukabikora 3 mu cyumweru. Ubu ni uburyo butandukanye ndimo kubabwira, ushobora gukesha ahantu mu buryo bw'umwimerere utisize amavuta atukuza. Hanyuma rero ukabikora 3 mu cyumweru ukoresha amazi ya kokombure, nabwo uzagira uruhu rwiza rutangaje. Ikindi kintu ushobora gukoresha, ushobora gufata baking soda cyangwa bicarbonate de sodium, ukayivanga n'umutobe w'inyanya, inyanya warapye cyangwa se waseye muri passoire, cyangwa se ukaba wazishyize muri blender ukazisya. Fata inyanya nk'ibiyiko 2 by'inyanya ziseye, ushyiremo akayiko kamwe ka bicarbonate de sodium, noneho nurangiza ubivange, woge mu maso neza, hanyuma ukoresha iyo masike y'inyanya na bicarbonate. Nabyo ni hagati y'iminota 15 n'10 ukabona koga mu maso. Ibi bintu bikoze 2 mu cyumweru wabona rezilita nziza. Kandi na hariya ku ntoki nyine uramutse ushatse ko hacya, naho wakoresha uru ruvange. Hanyuma ikindi kintu ushobora gukoresha, ushobora gufata korogate y'umweru tuzi, ukayishyira ku kantu nk'akaboro, ugakoroga, ugakamuriramo umutobe w'indimu. Hanyuma ibyo bintu ukabivanga kugeza bibaye nk'igikoma, noneho nanone ukoga mu maso, ukisiga ahantu hari ibiheri, hari inkovu, hari amabara ushaka kuvanaho. Ibi nabyo bizaguha rezilita nziza kandi mu gihe gito. Uzabikore 3 mu cyumweru, uzabona rezilita nziza. Mwakoze rero kubana natwe, niba utarakora subscribe yikore, kuko hano ntabwo uzigera uhahombera. Tuzajya tuguha ibiganiro byiza kandi by'ingirakamaro, dutanga inama, dusobanura inzozi,
dutanga imiti myinshi itandukanye ariko iri natirere, hanyuma tukikiza ibibazo tuba dufite bitubangamiye. Imana rero ibahe umugisha, iki kiganiro niba kikubereye cyiza gisheyaringe ugihe bagenzi bawe kugira ngo nabo bamenye uburyo bakwivura ibiheri ndetse n'amabara y'umukara aza ku mubiri wacu. Mukomeze mubane natwe, bayi bayi bayi.